Turabasuje mwese abateze amatwi ikiganiro Mpaka Shamba Letu. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe uko gukorera mu matsinda hagendewe ku gicuruzwa umuntu acuruza byitwa filiyeri mu ndimi z'amahanga byafashije mu guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka bukorwa n'abagore ndetse n'urubyiruko rutandukanye. Muri iki kiganiro murumva abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka batanga ubuhamya ku byo bamaze kugeraho nyuma yo kwishyira hamwe bagakorera mu matsinda hagendewe ku gicuruzwa kimwe ku itsinda. Murumva kandi uko gukorera mu matsinda hagendewe ku gicuruzwa byafashije mu guteza imbere ubukungu ku mipaka itandukanye. Muri kumwe na Solange Yanone. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Reka noneho dutangire duha ijambo abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu ntara y'Amajyepfo. Aha nahazwi nko ku mupaka w'Akanyaruho. Baratubwira uko gukorera mu matsinda byasamuye ubucuruzi bwabo. Matsinda ukuntu byoroshye ubucuruzi bwacu, hari igihe uba ufite amafaranga makeya wenda ufite mu rugo, ariko waba ushaka wenda kuba wagera ku kintu runaka ugasa n'uguza mu itsinda, ubundi itsinda rikakunganira kubera ko iyo ufite mu rugo aba adahagije. Noneho ukitabaza itsinda rikaba ryakuguriza ukongeranya ukagera ku cyo ushaka. Gukora amafereri icyo byorohejeho ni uko nimba abacuruzi bamwe ducuruza ibintu bimwe bagiye kurangurana bakabona igicuruzwa kirahendutse bahita bagira natwe batubwira tukagenda nimba ari ibyo bitenge, nimba yabwiye nk'umuntu i Rusizi atazanzanira ibitenge 50, natwe akabazi ko ducuruza ibitenge, natwe agahita tubwira ati ese mwe ntimuzarangura ngo namwe mu mutima. Bikaba ngombwa ko tumutuma nk'ibitenge 200 wenda ari gutuma 50, undi w'i Rusizi akabizanira rimwe. Ari igihe filiyeri imwe icuruza ikintu runaka ibona nk'umukiriya bya bintu itaba ifite bihagije, kangombwa ko baza gufata mu yindi filiyeri nabo bakora ibintu bisa. Filiyeri ikintu cyaba cyiza ni uko abanyamuryango baba bakora ikintu bahurira hamwe, kandi barangiza bajya kurangura basanga cya kintu gihenze, uburyo bakumvikana uburyo bagomba kugiha igiciro, noneho barangiza bakamenya nimba kirimo igihombo cyangwa nta gihombo bakaba bagihagarika. Nimba cyaba gifite inyungu bakaba bagihuriza hamwe bakagikora, kuko niryo terambere ryabo. Wenda twereke inyungu zigaragara mwagiye mukuramo mu gukora muri ayo matsinda. Inyungu zigaragara, hari igihe umuntu aguze amafaranga yarangiza ajya kuyazana akayazana n'inyungu. Izo nyungu azanye rero bisaba ko itsinda ryose bisa n'abayibonaho, ubundi abanyamuryango babona kuri izo nyungu itsinda ritanze, ubundi bakabona inyungu. Hari imbogamizi mujya muhura nazo, wenda natubwiye n'uburyo muzikemura gukorera hamwe mu matsinda y'abantu bacuruza ibintu cyangwa bakora ibintu bimwe, guhurira mu matsinda hari imbogamizi mujya muhura nazo? Imbogamizi twahura nazo wenda nuko twaba twatije umuntu amafaranga cyangwa twamugurije amafaranga akaba yatinda kutwishyura, ariko iyo atwishyuye vuba tutiza n'abandi tukaguriza n'abandi. Ubwo rero iyo atinze kutwishyura cyangwa akaba yatwambura tugira igihombo, imbogamizi zikaba zirabonetse. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu, aho hari mu Majyepfo. Reka noneho tuyirukiye mu karere ka Rusizi. Aha naho abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka badusangije ibyiza bagezeho bitewe no gukorera mu matsinda azwi nka filiyeri. Amazina nitwa Kanani Vesiane. Inyungu twasanze mu gukorera hamwe twibumbiye hamwe ni uko duhuriza hamwe tukagurizanya. Iyo tubonye umunyamuryango wacu udafite igishoro, ariko umunyamuryango wacu ntago abereho kwicara ahubwo abereho gukora, dufite urukundo mu itsinda ryacu. Umwe tumuremera 50 tukamuha igishoro. Indi nyungu twabonye abana bacu turi kubishyurira ku ishuri batagombye kubirukana. Mpaka Shamba Letu n'umubyeyi mwiza yarakoze rakabyarira gahora. Amazina ni Twimana Patrice. Gukora mu matsinda ikintu byahindutseho, buri muntu yakoraga ku cye giti, ariko ubu ngubu turahura tukungurana ibitekerezo tukaganira. Umwe akaba yaturangira isoko ry'aho ubucuruzi nk'uko ukeneye, twabaza mugenzi wawe akababwira ati ibyo byose ndangira nk'isoko, ni urugero rw'intoryi, dore ko intoryi ziri kubura muri ino minsi, cyangwa se itomati. Abanyamuryango tukarangirana amasoko tukaba twabasha kujya kurangura bitatugoye cyangwa tudahenzwe cyane.
nyine imbogamizi hari, urabona abantu ntabwo babyumvaga kimwe, bose ntibabyumvishije kimwe. mwakoresheje ubuhe buryo kugira ngo batabyumvaga noneho babyumve uyu munsi baba binezerewe? Twarabiganiriye tubereka uburyo ki umunyamuryango agomba kwisanga mu gikorwa abandi bakoze. Niba turi itsinda tukaba dutahiriza umugozi umwe, tukaba twizerana, nta mpamvu y'uko umunyamuryango yakwigumura ku gikorwa kireba itsinda. Baza kubyumva barabyakira. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Aho hari Rusizi, tugiye noneho mu karere ka Rubavu. Abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'urubyiruko bemeza yuko gukorera mu matsinda byaciye akajagari ndetse byagura amasoko atandukanye bacururizaho. Murakoze, nitwa Niyigena Godanse, nk'abantu umuyobozi wa koperative Koaba, ariko tukaba dukorera no mu matsinda atandukanye y'abacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka. Ni gute kwinjira no gukora mu matsinda twita filiyeri byahinduye uburyo mukora ndetse mugatunganya cyangwa se mugashyira ku murongo ubucuruzi bwanyu? Murakoze cyane. Ibintu byo gukorera mu mafiliyeri, ikintu cya mbere byadufashije, byatumye tumenyana, kubera ko ubundi filiyeri ni abacuruzi bakora bacuruza igicuruzwa kimwe bahuriyeho. Icyo byagiye bidufasha rero, iyo twagize nk'igihe cyo guhura tumenya ngo ibunaka hari amakuru y'amafi, natwe turi muri filiyeri y'amafi, ni ukuvuga ngo duhura n'abandi bacuruzi b'amafi bagenzi bacu bo hirya no hino, tukabasha kuganira, tukamenya ngo igiciro cy'ifi aho kiri hasi naha, tukamenya ngo aho turakura umusaruro mwiza none naha. Muri ubwo buryo bwo guhanahana amakuru tukamenya ngo ibicuruzwa byacu bihagaze gute ku isoko. Icyo kintu cya filiyeri rero cyaradufashije cyane, kubera ko ubu ngubu twese tubyinjiramo tubizi, kandi niyo tugize ikibazo muri filiyeri tuba dufite uburyo twitabaza Mpaka Shamba Letu bakadufasha kugira ngo badukorere n'ubuvugizi bw'ibibazo twahuye nabyo. Ni ukuvuga ngo muri filiyeri ibyiza twabonyemo cyane ni uko tuba dufite uburenganzira bwo gukorerwa ubuvugizi, dufite n'inzego twakwisunga cyane nk'abantu bazwi ko turi muri filiyeri runaka. Nitwa Mujawera Felicite, nkora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, umupaka wa Petite Barriere na Grande. Nkora ubucuruzi bw'imbuto n'imboga. Twebwe iyo tugiye muri Kongo tuba tuzi ibyo tugomba kujyanayo n'uburyo tugomba kubijyana. Kuko twishyize hamwe mu matsinda, tuba tugomba gufata uyu munsi amatsinda y'abantu 10 cyangwa 20 ararangura igicuruzwa iki n'iki akijyane ku isoko. Badushishikarije kwishyira hamwe ducuruza akavuyo karangiye. N'ikibazo cyawe kinabaye hagati yacu n'abakongomani, turahora tukaganira tugafatanya kugikemura. Haba hari imbogamizi mwahuye nazo mwinjira mu gukora mu mafiliyeri, ese na mwarahuye nazo mwazikuyemo muti zo mbogamizi? Imbogamizi zabanje kuzamo yenda ni nk'uburyo bw'imyumvire, gutinda kubyumva no kubisobanukirwa, ariko nyuma yaho uko tugenda tubyinjiramo twagiye tubisobanukirwa, tukamenya ko filiyeri ari abantu bakora igicuruzwa kimwe bahuriyeho ku soko, ndetse tukaba twamenya ngo turabishakira he, cyangwa se niba hari ibibazo muri ubwo bucuruzi dufite tukamenya ngo turabikemura gute. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Mbere yuko tugisoza, tugiye guha ijambo Prosper Murindwa, meya w'akarere ka Rubavu. Yemeza ko gukorera mu matsinda byafashije mu guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ariko no kubuha umurongo muzima wo gukoreramo. Biriya ni ingirakamaro cyane. Cyambere bica akajagari, hahandi usanga abacuruzi hagati yabo bisenya, ugasanga umuntu arashaka gucuruza wenyine akamanura ibiciro kugira ngo atware isoko ryose, kandi nawe akabimanura atabanje gukora imibare, ugasanga nawe ubwe arahombye cyangwa se ahombeje abandi, bamara kuvamo noneho akongera akazamura cya giciro. Urumva n'ubundi bigira ingaruka ku baturage, kandi noneho yasigaye ari gukora wenyine yavanyemo abandi, noneho azamura n'igiciro bikarenga n'ubushobozi bw'umuturage. Rero urumva hazamo kugenzura ibiciro
kubera ko abantu barakorana bose bari gukorera hamwe bakazamukira rimwe bose, ariko hakabamo no kumenya ngo aba bantu ninde ubahagarariye, ushobora kuvugana n'inzego za leta cyangwa izindi nzego kugira ngo akorere ubuvugizi bagenzi be bahuriye kuri filiyeri, na leta ishobora gukemura ibibazo kubera ko yabimenye, kubera ko iri kuvugana n'urwego kurusha kuvugana n'umuntu ku giti cye. Akenshi abo bantu iyo umuntu agenda ku giti cye hari aho adashobora kugera. Ikindi ni uko iyo bahuriye hamwe tubona uko tubaha amahugurwa, tukabona uko tubaha amakuru, hahandi noneho usanga n'abantu bashakaga gukora badasora bakorera mu kajagari, iyo bagiye hamwe barakora bagasora, bakagira isuku, bakagira uburyo bwo bahurira kuri za depanse zihuriweho nk'umutekano, nk'isuku, na transport, imodoka bashobora guteranya bagashaka imodoka mu gihe umwe adashobora kuyuzuza. Rero ibi ngibi biri kudufasha, kandi za filiyeri noneho ziranakora zikambuka zikajya no gucuruza muri Kongo Igoma. Urumva iyo bagiye mu buryo nk'ubwo ari abantu bazwi, ari abantu bishyize hamwe, bakomeza no gukorana n'iyo bagiye hakurya aho twebwe tutagera, bakagaruka amahoro n'ibibazo byabo bakaba babimenyekanisha mu buyobozi bwabo bwo mu Rwanda, bwabo n'ubwo muri Kongo, kubera ko ari abantu bafite iyo organisation. Haba hari ubufasha bwihariye nk'akarere mugenera aba bantu bakora amafiliyeri kugira ngo barusheho kunoza ibyo bakora? Ubufasha icyambere turahorana, kuko baba babaye urwego rushobora kuganira n'urwego rw'akarere. Ibibazo rero bahura nabyo babitugezaho, ubufasha tububaha kenshi. Tuvuge nk'igihe Igoma habaga ikibazo cy'umutekano, hari igihe abantu bamwe bashaka gusenya izi filiyeri kugira ngo bafate isoko ryabo ry'izo filiyeri. Icyo gihe barazaga bakabitugezaho nk'ubuyobozi, tugatumiza urwego rw'abikorera PSF, nabo tukabatumira tukabicoca bikarangira. Abari bateze amatwi ikiganiro Mpaka Shamba Letu icyo uyu munsi nta tugisoreje. Twarebeye hamwe uko gukorera mu matsinda hagendewe ku gicuruzwa abishyize hamwe bacuruza byafashije mu kunoza ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse no guteza imbere ababukora. Ndashimira cyane abagore twaganiriye ndetse n'urubyiruko muri iki kiganiro. Shimira kandi na meya w'akarere ka Rubavu nawe wagize uruhare muri iki kiganiro. Ndashimira kandi Jean Uwamahoro, Jasmine Duhirwe na Christine Ndacyayisenga bafashije gutegura iki kiganiro. Jye na Solange aya none naho ubutaha. Mpaka Shamba Letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mpaka Shamba Letu ni ikiganiro kigamije guha ijambo abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli, nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana, juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antukena nisaidia sana, juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba, taki niko najitupa mie peke. Ni mu rwego rw'umushinga Mpaka Shamba Letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mpaka Shamba Letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mpaka Shamba Letu mugikurikira kuri radio y'abaturage ya Huye kuwa 5 ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, kuwa 6 kuri radio y'abaturage ya Rubavu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, no kuwa 2 kuri radio y'abaturage ya Rusizi n'ubundi ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radio y'abaturage ya Rubavu, radio y'abaturage ya Huye ndetse na radio y'abaturage ya Rusizi. Mpaka Shamba Letu.